nizere ko umeze neza, wowe tubana buri munsi twigana amasomo menshi atandukanye. Nawe uje uyu munsi uhawe ikaze kuri ino channel, twigisha kweditinga mu buryo bwinshi butandukanye. Uyu munsi rongeye kukwigisha uburyo wakora amaso nk'aya ngaya ukaba wayahinduramo umweru kandi yari umutuku cyangwa se umuhondo, biterwa n'uburyo nyine namwe murabizi hari amaso abadasa neza. Ngiye kwigisha rero uburyo wabikoramo nk'uko aya ngaya mba nayakoze. Reba uburyo bayimpaye imeze, dore bayimpaye imeze gutya. Ubona amaso y'uyu muntu yari ameze nk'umutuku nyine asa nk'atukuye. Reba uburyo nayahinduyemo umweru, urabona ni mu buryo busa neza. Ngwino rero dusangire nkore ku buryo nabikozemo, nawe ujye ubasha kubyikorera bidasabye ngo ujye kwishyura umuntu ubigukorera. Kanze dusibe ntangire nkore ku buryo nabikozemo. Mbere na mbere ifoto ukishyira muri Photoshop ni gutya ifunguka gutya. Hano ni ikintu uhita ukurikizaho ikimara gufunguka. Hano uhita uza ugafata kuri noturu iyi ngiyi, ugahita uza ugakanda ahangaha kuri kano kantu, ukagakandaho gutya. Ugahita uza ukazamuka hano hejuru, hano handitse Hue Saturation, ahangaha niyo ihitamo akaba ariyo ukandaho, ugahita uyikandamo ho gutya. Urabibona? None umakinga sure ko hano harimo iyi ngiyi, hano harimo ino master, hano niho hingenzi. Makinga sure ko harimo master, abarimo yellow, biterwa n'ikintu ugiye kweditinga n'ibara ryacyo, ariko ubu urekeramo ino master. Warangiza hano uri ikintu hano ukurikizaho, uhita usa aya maso yawe iyo uyu muntu ukareba uburyo ameze. Urabona ni umutuku, ukarenjinga ukurikije uko aya maso agiye asa. Nkwibutsa kora subscribe yawe ni ingenzi kugira ngo ujye ubasha kubona andi masomo menshi akurikira, kandi unanyandikire muri comment uko uri kubona iyi video, cyangwa se no kunyandikira n'ikindi kintu nazakwigisha ubutaha kandi nakigufashamo mu buryo bworoshye. Kandi ikindi like yawe ni ingenzi, ntubure kuyikora. Sasa rero ikintu hano uhita ukora, uhita uza hano ugahita ukurura ino saturation ingi ukayigabanya gutya. Urabona ko umuntu wacu arimo arasa nka black, ariko urabona n'amaso yiwe ari kuba umweru. Uko turi kuyigira black ifoto, amaso yiwe niko ari kugenda aba umweru. Nizere kuri kubireba, amaso gutya yabaye umweru, ariko ifoto yacu urabona yangiritse yabaye black, kandi siko tuyikeneye. None ugahita uza hano ukongeramo n'urumuri lightness, ukongeramo gake gutya, kano nako ngako gutya. Urabibona ko n'urumuri narwo twarwongereyemo. Hano rero ikintu uhita ukora, uhita uza ukisubirira muri layer yawe gutya, ugakanda kuri layer. Hano rero hano ikintu uhita ukora, dore uburyo twayihinduyemo. Ubundi bayiduhaye imeze gutya urabyibuka, ariko dore twashyizeho ino black kugira ngo amaso yacu abe umweru. Urabona itariho arasa umutuku, n'umuntu wacu akaba afite isura yiwe nyayo, ariko reba gutya arahita asa umweru dushyizeho ino black. Hano rero reba ikintu uhita ukora, uhita uza ugakanda ukanda control I yonyine, control I gutya. Urabona ko ihita ivaho ya black, ariko amaso yiwe n'ubundi akaguma akiri umutuku nk'uko ifoto yacu bayiduhaye. Hano rero ikintu ukurikizaho, urabona amaso yiwe aracyasa umutuku nk'uko bayiduhaye, kubera ko urabona hano hahisaba umukara kandi hari umweru. Kubera ko twagize umukara, dukoze control I, isiguma isubira nk'uko yari imeze. Hano rero ikintu uhita ukora, uhita uza ugakanda hano kuri no brush tool gutya, iyi ngiyi ino brush tool gutya. Noneho hano ukamakinga sure ko hano harimo umweru, hano hasi hariho black. Ukamakinga sure ko opacity yuzuye, nino smoothing imeze gutya. Noneho hano reba rero hano ikintu uhita ukora, uhita wikorera control plus ukazoominga, control plus ukahita uzuminga gutya, kugira ngo amaso ubashe kuyabona neza cyane mu buryo bwiza. None warangiza ugahita uza hano ukongera size iyi brush ihanagura kano kantu, ukakaringaniza nyine bitewe n'uko ijisho ringana gutya. Hano ni sawa. Hano rero ikintu uhita ukora, uhita utangira ugahanagura muri wa mutuku, uhanagura mu mutuku gusa, ahantu hari umukara ukahihorera gutya.
urabona ko ifoto yacu iri kugenda iwe. Urabona ifoto yacu irimo iragenda iwe gutya, ugahanagura sasa ahantu hose uzi hari umutuku gutya. Gusa nkwibutsa gukora subscribe yawe ni ingenzi kugira ngo ujye ubasha kubona andi masomo, kandi n'ikindi kugira ngo ngire n'imbaraga zo kuguma kwigisha, jya unyandikira muri comment umbwira ati basi turi kumwe, kugira ngo nanjye njye menya ko ndi kumwe n'abantu ndi kwigisha turi kugendana nyine. Nawe gerageza ushyire muri comment, kandi like yawe ni ingenzi nayo ntubure kuyikoramo. Uraguma ugahanagura nyine, ugahanagura neza nta kantu na kamwe utarutse, kandi ukamakinga sure ko uri guhanagura hano hari umutuku nyine, hari ibara udashaka, yashobora kuba ari umutuku, umuhondo, biterwa n'ibara ushaka gukuramo. Gutya kino kibara cy'umutuku cyakiri mu maso yiwe yaratukuye, ukagikuramo nyine, ubona ko ari ifoto y'umunyamwuga. Apana gukora ifoto ukabona umuntu ukagira ngo ntiyeditinze. Ubu ni bwo buryo umuntu abasha gukoramo ifoto kandi ikabisa neza nta kintu na kimwe. Dore ni gutya, kandi umuntu uzajya ubona bitari gukunda nabyo ajya binyandikira muri comment kugira ngo tugendane akantu kose. Reba rero hano hantu, urabona hano hantu hasi harimo agatuku, kandi twabuze uburyo tugafata. Uhita uza n'ubundi hano ukagabanya kano kantu ugahanagura gutyo, ukarekiramo nk'ino kane, ugatangira hano ugahanagura kugira ngo udakora ku mukara cyangwa ngo ukore hano kuri izi ngore gutya. Ugahanagura gutyo, ukamakinga sure ko agatuku kose ukamazemo gutya, ukamakinga sure ko nta mutuku n'umwe kiri kubona mu maso. Gutya urabona ifoto yacu irasa neza cyane kuko tumuhanaguye. Ugahita ukora control minus, ni ukuzuminga out, gusubiza inyuma gutya. Urabona ifoto yacu irasa neza. Dore uburyo bayiduhaye imeze gutya, isa amaso yiwe asa nk'umutuku nyine, ubona ari wagira ngo narwaye n'amaso, ariko dore uburyo tuyihinduyemo igahita imbara. Urabona ni ibintu byoroshye, si ibintu bisaba ibintu byinshi. Nawe wabasha kwikorera agafoto kawe nkaka, cyangwa ku muntu ukora amafoto nakaba yabikora gutya, umukiriya akaba yagenda yishimye anyuzwe, abona ari ibintu bisa neza. Gusa kora subscribe, kandi unanyandikira muri comment n'indi video nazakwigisha. Ushobora no kunyandikira nuko ubonye iyi video, kandi nizere ko bikunyuze isa neza. Wowe koze subscribe ndagushimiye, nawe utarayikora it's okay, nta kibazo. Murabeho.